Uyu munsi imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru mu Rwanda no mu Burundi biyobowe n'amazina amwe gusa. Ariko se wari wibaza impamvu buri foto yose imanitse ihita iba ikibazo mu bantu? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ubuzima bwa Mimi Mireille, Inyambo, Miki ndetse na Inkindi Aisha. Tugiye kumenya ese ninde uhembwa menshi? Ninde ufite amatsiko menshi mu rukundo? Ese kandi ninde mwamikazi nyakuri mu buzima bwo hanze ya kamera? Tubahe ikaze ku muyoboro mugari w'Umutuzo Voice Record. Muri kumwe nanjye Ildefonsi. Reka duhere kuri Nyambo, umuhanga w'intekerezo, the mastermind. Duhereye kuri Nyambo, abenshi bamubona muri filime z'uruhererekane nka Three Idiot. Ariko se wari uzi ko uyu mukobwa ari umwe mu bashoramari entrepreneurs bazi gukoresha ubwonko kurusha uburanga? Nyambo azwiho kugira privacy ikomeye cyane, mu gihe abandi berekana ibyo bariye n'aho bari bari, ariko we ahitamo kwerekana projet ze gusa. Ese Nyambo ni uwuhe mwihariko agira? Niwe mukobwa muri iyi bato ufatwa nka Real actress. Impano ye yo gukira, impano ye yo kurira, kurakara cyangwa guseka muri filime ntabwo ari ntabwo ari imishinga, ni impano y'ukuri imutandukanya n'abandi bamamaza imyenda gusa. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Miki, inkingi ya vibe n'intambara y'imyambarire. Tugeze kuri Miki, niba hari umuntu ushobora guhindura umujyi wa Kigali akawugira uwe mu munota umwe, ni uyu mukobwa. Abantu benshi bibaza aho Miki akura imbaraga n'imyambarire ihenze itagisubirwamo. Miki niwe fashion icon utagira ubwoba bwo kugerageza ibishya. Ukuri kwimbitse, inyuma y'imibyinire ye kuri TikTok, Miki ni umukunzi uzi kwamamaza. Miki ni umuntu uzi kwamamaza mu buryo budasanzwe. Miki ni umuntu uzi kwamamaza mu buryo budasanzwe. Izina rye ni brand. Ishobora kugurisha ikintu icyo ari cyo cyose mu gihe gito cyane. Reka twikomereze kuri Inkindi Aisha, inseko ihenze n'umutima w'Abanyarwanda. None reka tuvuge kuri Inkindi Aisha. Uyu mukobwa we ameze nk'ihumure muri iyi bato. Kuki Aisha ari we mukobwa utajya uvugwaho skandale cyangwa se amafuti? Ni imyitwarire ye cyangwa ni uburyo azi kubika ubuzima bwe? Inkindi Aisha afite uburanga bukurura. Inkindi Aisha afite uburanga bukurura corporate brand, ibiganiro binini, amabanki n'itumanaho, kuko isura ye ihagarariye ituze n'ubwiza nyarwanda buzira amakemwa. Niwe muntu abantu bose babona bakumva baratuje. Umwamikazi Mimi Mireille w'imipaka, the borderless diva. Mu gusoza, ntabwo twakwibagirwa Mimi Mireille, umurundikazi wigaruriye u Rwanda. Inyuma y'ubuzima bwe muri filime nka Isaha na Abadiva, Mimi Mireille ni umubyeyi uzi guharanira ubuzima bw'umwana we mu buryo bw'ibanga. Mimi niwe uhiga abandi bose mu bijyanye na confidence. Ntabwo akina nk'umuntu ashaka gukundwa, akina nk'umuntu uzi ko akunzwe. Nubwo afite self confidence, ibyo nibyo bituma aba diva uruta abandi bose muri kano karere. Umwe ni Nyambere. Ninde wahiga abandi? Muri ubu bushakashatsi, niba ushaka impano yo gukina
Nyambo ni nimero ya mbere. Niba ushaka vibe n'imyambarire, Miki niwe perezida. Ariko niba ushaka ituze n'uburanga nyabwo, Inkindi Aisha ntawumuhiga. Niba ushaka ubutware n'icyizere, Diva Energy, Mimi Mireye ni umwamikazi. Ese wowe ubahurije ubahu ese wowe ubahurije hamwe, ninde ubona ufite package yuzuye yitwa superstar? Wandike izina rye muri comment kandi ugaragaze impamvu ari we ukunda. Kanda subscribe kugira ngo ukomeze ube mu ba mbere bamenya ukuri ku byamamare ukunda. Ciao ciao.